Muraho neza kuri abandi mukomeje kumbaza uburyo wakoremo amafaranga. Uburyo bwiza naguhitiramo butagushyira muri risike z'ibihombo ni ukugira ino mashine muri business yawe. Iyi mashine yitwa beverage dispenser, aho isohora ubwoko bw'ibinyobwa ari butatu butandukanye, ni ukuvuga Fanta Orange, Coca ndetse na energy drinks. Ino mashine rero iri profitable cyane kubera ko iyo ifite muri business winjiza amafaranga menshi mu by'ukuri, cyane ko irahendutse, igura nk'igiciro nk'icyumuneke. Kankwereke noneho uburyo mu by'ukuri ikoramo. Ni ukuvuga urayicomeka, wamara kuyicomeka ukaza umukiriya agafite agatekawe akavoma, agiye kuvoma Fanta Orange. Noneho yego, mu by'ukuri akasho k'ino mashine ikora ibinyobwa bikonje mu by'ukuri. Ibi binakonje ku buryo umukiriya kanyweye aba yumva ari akantu keza mu by'ukuri kamugera ku nyota. Muri iyi sama rero, igihe uzaba ufite ino mashini mu bucuruzi bwawe, uzaba ushobora mu by'ukuri kuba wakorera amafaranga. Ahangaha uvoma oranje, ukavoma energy ya Red Bull. Mu by'ukuri mu bucuruzi bwawe nkurarikiye gutunga iyi beverage dispenser, aho nuramuka uyifite uzajya winjiza akayabo k'amafaranga arenga ibihumbi 300 buri kwezi. Aha ngira ngo mu by'ukuri niba wifuza iriya mashini ikora Fanta cyangwa se beverage dispenser, Boyou Drinks Company Limited turahari ku bwawe. Nitwe twenyine tuzifite mu rugo imisozi igihumbi. Namaje kuzana stock, ngira ngo urayibona. Iyi ni stock namaje kuzana ya ziriya mashine. Mfite stock rwose, ni karibu umuntu wese uyishaka ashobora kuba yabona iyi. Izi ni stock ya ziriya mashini zikora Fanta cyangwa se beverage dispenser. Bityo nawe niba uyishaka ni ukuri nyaruka iwacu ku ruganda i Masaka ubashe kuba wakwigurira imwe muri zo. Urabona ko mfite stock mu by'ukuri, bari kuzigura cyane. Banguka mu by'ukuri uguremo iyawe, utaza kugura ugasanga please zarangiye nazima zibazimaze. Ikindi mu by'ukuri babandi bakenere freezer ku mafaranga makeya cyane. Kino gihe cy'impeshyi nawe ukwiye gutunga freezer wawe. Mu by'ukuri tandukana no mu by'ukuri no kumena ibintu, kujugunya imboga ngo zapfuye, ibyo kurya ngo byangiritse. Mu by'ukuri ugura iyi freezer ndayiguhera make cyane ku giciro nk'icyumuneke, nawe wabasha gutunga freezer wawe, bityo ugacukubira mu by'ukuri n'iyangirika ry'ibiribwa. So nayo rero mfite stock, urabona ko rwose mfite stock ya freezer zose mu by'ukuri. Izi ni ama freezer. So please niba ushaka freezer nyaruka injira inbox nyiguhe cyane ko rwose n'amafaranga makeya. Ndimo ndazicuruza makeya, ni ku giciro nk'icyumuneke. Ibi byiza byose n'ibindi ntahandi wabisanga atari muri Boyou Drinks Company Limited. Mu by'ukuri Boyou Drinks Company Limited turari ku bwawe, turari kugira ngo dukabye inzozi zawe. Ese wigeze utekereza kuri business yo gucuruza ama ice cream? Ese byibura wakwishima gucuruza ama ice cream? Muri Boyou Drinks Company Limited ku giciro twagikubise hasi cyane, wihendwa. Iyi mashine yagufasha gukora ama flavors atandukanye ama ice cream mu by'ukuri, bityo nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Dufite stock y'izi mashine nyinshi cyane mu by'ukuri. Ubaye uzishaka twayikugezaho, hari watubwira wadukontakta, cyangwa se mu by'ukuri ukaza kudusura ku office ukareba ikunogeye mu by'ukuri ukayihitiramo. So nayo mfite stock ongera nk'uko mubireba nabyo, nayo mfite stock zose n'imashini zikora ice cream zanaberetse. So guys, mfite stock mu by'ukuri, munyaruke, bari kuzigura cyane, batabatwaramo izanyu no kwinamwe mashe ko mwakwigurira izira mashini zikora ama ice cream. Ice cream ni business zigezweho, ni business wageze hano muri Kigali. Mu by'ukuri ifite abakiriya zirahenda. Please niba wumva ushaka gucuruza ama ice cream, nagushishikariza gukora natwe, kuzana muri Boyou Drink tukaguha imashini zikora ice cream ku giciro nk'icyumuneke. Aha sibyo gusa mu by'ukuri, abantu bafite utubari namwe twabatekerejeho. Muri kino gihe izuba ryisha abantu mu by'ukuri, abantu bafite ubushyuhe akayandirembo. Mu by'ukuri fasha abakiriya bawe, ubafasha kubona ibinyobwa byiza bikonje, ugura ino mashine yitwa ice cube maker machine. Ese ugeze utekereza business yo kuba wakora barafu? Mu by'ukuri ese ukeneye barafu? Abantu bafite utubari mu by'ukuri, izi mashine nazo mwazigerageza. Ni za mashine zikora urubura cyangwa se ice cube maker, aho twazikubise hasi igiciro cyayo
kigura nka voka, ibaze ko mu by'ukuri ku mafaranga make cyane nawe iyi mashini wayibikaho. So mfite stock rero aho nk'uko mubireba, iyi ni stock yazo. Nabasha kuba nazana stock mu by'ukuri, ni mashini nyinshi cyane nk'uko nimo nzibereka. So yose ni stock, so mushobora kuba mwanyarukira mu by'ukuri aha dukorera mu by'ukuri ukaba wakwitahanira iyawe. So guys, rero ku bantu batayizi iyi mashini reka nyibereke, wenda ngiyi nayikoreye unboxing. Ni uku nguku imeze, urabona ko rwose ni nshya, ni nshyashya rwose, iracyari nshyashya. So ku muntu rero wifuza ino mashine, ubwo by'umwihariko ndavuga abantu bafite utubari, abantu mukora serivisi zo gutanga ibinyobwa, ni ukuri please mutugane tubagezeho ice cube maker zidahenze ku giciro gito cyane nkicyumuneke. Aha, ubu noneho ngiye kwereka ino mashine. Iyi mashine ndabizi neza abantu batayizi, ariko iyi ni imwe mu mashine ikora ama ice cream bakunda kwita ama ice pop. Iyi mashini rero nayo mu by'ukuri iyo ufite mu bucuruzi bwawe ubasha kuba wakwinjiza amafaranga menshi cyane, kubera ko ikora ice cream bita ama ice pop. Niba utazi ama ice pop, ni za ice cream mu by'ukuri ziri ku duti bagenda banyonya abana, abantu bakuru, urubyiruko, abakobwa, abakuze. So iyi mashini nayo iyo uyifite ubasha kuba wakorera akavuga k'amafaranga. Izo zose ndetse n'izindi nyinshi tuzifite muri Boyou Drinks Company Limited, nabasaba kugira ngo muze please tubahe ibyo mwifuza. Aha, nkuko rero mbasona mu by'ukuri dufite imashini zikora ice pop, nazo mfite stock, ariko zo ni nkeya bagiye kuzimara. Please ngwino utware rwose zitazashira. Dore ngizi zo ntabwo mfite stock nyinshi cyane, nsiganye imashini 8 zonyine. Urabona ko rwose stock ndayicagashe cyane, barimo barazigura. So nawe rero wicikwa n'aya mahirwe, ibiciro nabikubise hasi, uziko nabahaye umwaka mushya utari wanagera. Please niba ukeneye bimwe mu bikoresho nkubwiye, imashini zikora fanta, zikora ice cream, ama freezer, izikora barafu, ntande wazisanga ni muri Boyou Drinks Company Limited, aho umukiriya ari umwami. Ibiciro nkwibutsa ko twabikubise hasi.